murakaza neza abakunzi ba televiziyo Isoko y'Ubuzima. Nkuko mubizi rero nitwa Janvier Haganimana, ndumubyaza nje kugira ngo twongere tuganire ku bibazo byugarije ubuzima bwacu, ibibazo by'ingutu, kandi tubashe kubitsinda dufatanyije. Nibyo koko kwirinda biruta kwivuza, ariko nanone kwivuza kare bitanga umutuzo kandi bigatuma umuntu agira ubuzima buzira umuze, agakira vuba, akabasha no gukira bitamugoye. Ikindi kandi nanone iyo utinze kumenya ko urwaye ugatinda kwivuza, niko urushaho kuzazahazwa n'indwara cyangwa se kuremba, indwara ikakurembya birenze. Yego, ntabwo rero twifuza yuko hari umuntu n'umwe ushobora guhura n'ingaruka z'ibyo ngibyo, kandi dufite ubumenyi tukabwihererana kugira ngo buri muntu abashe kugira icyo amenya kandi abashe no kwirinda. Yego, turatangiye rero. Uyu munsi nabateguriye ku kiganiro kijyanye n'uburyo kanseri y'inkondo y'umura yinjiramo, uburyo kanseri y'inkondo y'umura ishobora gutuma umuntu aremba, kandi n'uburyo umuntu ashobora kuyirinda, ndetse n'abantu bashobora kuyirwara kurusha abandi. Kanseri y'inkondo y'umura ni bande bashobora kuyirwara kurusha abandi? Ese ni gute wayirinda? Ese yinjirira hehe? Ese wakora iki kugira ngo umenye ko urwaye? Cyangwa se ni ibihe bimenyetso byakubwira ko urwaye kanseri y'inkondo y'umura? Murakaza neza rero, dukurikire ikiganiro ku kijyanye na kanseri y'inkondo y'umura. Kanseri y'inkondo y'umura ni kimwe mu ndwara cyangwa se muri kanseri zirimo zirica abantu benshi ku isi b'abagore. Kanseri y'inkondo y'umura ni indwara irwarwa n'abagore kubera ko ifata ku nkondo y'umura, cyangwa se abakobwa nyine bafite iyo nkondo y'umura. Ni urugingo twita koru cyangwa se cervix ruba ku mugore, ni rwo iyo kanseri ifataho. Iyo kanseri umwihariko wayo ni uko ifata abagore gusa, kuko icyo gice ari abagore gusa bakigira. Ikindi, iyo kanseri rero yinjira, umuntu ashobora kuyandura bitewe n'uburyo bukurikira: gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye byagutera kurwara iyo kanseri, cyane cyane noneho gukora imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi barenze umwe, batizewe kandi batikingiye. Iyo mibonano mpuzabitsina rero idakingiye ushobora kurwariramo kanseri y'inkondo y'umura. Se kanseri y'inkondo y'umura iterwa n'iki? Ni agakoko cyangwa se akavirusi kavugwa mu magambo atari ikinyarwanda twita human papilloma virus. Ako kavirusi rero niko kagenda gakwirakwizwa kakagenda giciye mu mibonano mpuzabitsina, kakaba kajya ku nkondo y'umura y'umugore cyangwa umukobwa, kakahamaho, hanyuma nako kavirusi kakazagenda kamunga uturemangingo gahoro gahoro. Ushobora kuyimarana igihe kirekire utabizi, utari warwara kanseri, ariko ufite ako kavirusi kazatuma urwara iyo kanseri. Ako kavirusi rero, iyo virusi uko igenda ikura, uko igenda yiyongera, ni nako nawe ugenda ugira ibyago byo kuba wakurizamo kwandura kanseri y'inkondo y'umura. Umuntu rero urwaye iyo virusi, ndavuga umugore cyangwa umukobwa ufite human papilloma virus ku nkondo y'umura ye, akaba ayirwaye, nawe agakora imibonano mpuzabitsina n'umugabo uwo ari we wese, imibonano mpuzabitsina idakingiye, bivuze ngo badakoresheje agakingirizo. Icyo gihe bituma ya kanseri ya virusi umugabo ayifata ikajya ku gitsina cye, hanyuma nawe akaba yayijyana, yajya guhura n'undi mugore agahita yimukwirakwizaho. Bivuze ngo ako gakoko, ako kavirusi niko gatera kanseri y'inkondo y'umura, ariko bitewe n'uko wakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, ka kavirusi kakakwinjira, ka kavirusi noneho kakujyaho, kakagenda gakura kakamunga uturemangingo two ku nkondo y'umura, aho haba horohereye cyane niho tugenda dufata kurushaho, twarangiza tukagutera kanseri y'inkondo y'umura. Ni bande rero bafite ibyago byinshi byo kwandura kanseri y'inkondo y'umura?
Abantu bafite ibyago byinshi ni abantu bakora imibonano mpuzabitsina n'abantu benshi idakingiye. Abo bantu bafite ibyago byinshi byo kwandura kanseri y'inkondo y'umura. Undi muntu nanone ushobora kwandura kanseri y'inkondo y'umura ni abakobwa bashyingirwa bakiri bato cyangwa se batangiye gukora imibonano mpuzabitsina kare, byibura munsi y'imyaka 18. Impamvu birigaragaza: imyanya myibarukiro y'umukobwa cyangwa se y'umwangavu ibitari yakura, bitarakomera. Hanyuma uko we agenda arushaho gukura, uko umwana agenda akura mu gihagararo, ni nako n'ubundi uturemangingo twose tw'umubiri cyangwa se ingingo z'umubiri zigenda zikura, zikomera, nyine uko umuntu agenda aba mukuru. Iyo rero umukobwa ukiri muto akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye akandura ka gakoko gatera kanseri y'inkondo y'umura ariko twavuze human papilloma virus cyangwa se HPV ko mu magambo ahinwe bijya biba byanditse, ako gakoko kuri we gashobora gutuma kamunga vuba, kakagenda kamunga uturemangingo vuba, hanyuma kagakwirakwira hose, maze uturemangingo twe tukazazamo kanseri kuri ku nkondo y'umura, tukazazamo kanseri y'inkondo y'umura. Ikindi, abantu nanone bashobora kurwara kanseri y'inkondo y'umura bafite ibyago byinshi ni abantu bafite ubudahangarwa bukeya bw'umubiri, kubera ko ya kanseri, ka gakoko gatera kanseri y'inkondo y'umura uko kagenda karushaho kwiyongera, hanyuma ubudahangarwa bwawe bw'umubiri ukaba ari bukeya, bingana n'uko kanseri y'inkondo y'umura uzayirwara vuba bibangutse, bizihuta kugaragaza n'ibimenyetso bizihuta. Icy'ingenzi rero ni uko ibyo byose ni ibintu bishobora kwirindwa kandi bishobora kuvaho. Undi muntu nanone ufite ibyago byinshi ni abantu babana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Umuntu uba ufite ubwandu bw'agakoko gatera sida nawe ari mu byago byo kwandura kanseri y'inkondo y'umura, kubera ko ubudahangarwa bw'umubiri we nawe buri hasi cyane. Hanyuma kandi nanone babandi badafata imiti neza bo bazahara kurushaho, kandi ino kanseri y'inkondo y'umura irica ku kigero cyo hejuru. Ubu ngubu irimo iragenda rwose igaragara cyane kandi iragenda imunga abantu cyane. Ikindi ni uko ushobora kumenya ko uyirwaye, kurwara kanseri y'inkondo y'umura hashize igihe kinini ako gakoko ugafite. Ufite ako gakoko gatera kanseri y'inkondo y'umura, ako twitaga human papilloma virus, ushobora kumukamarana imyaka myinshi katari kamara gukwirakwira, kataramara no gufata no gukomeza uturemangingo twawe kugira ngo tw'ubwatwo tuzahindukemo kanseri y'inkondo y'umura, hanyuma bikazahinduka ari uko habayeho ikindi kintu gituma ubudahangarwa bwawe bugabanuka, cyangwa se indi ndwara warwaye ikakuzahaza ikagabanya ubudahangarwa bwawe bw'umubiri, tayari ugahita urwara kanseri y'inkondo y'umura. Kanseri y'inkondo y'umura rero ni indwara mbi kandi yica, ariko ni indwara ufatiranye kare wakira. Ese noneho ni iki cyakubwira ko ushobora kuba uyirwaye, cyangwa se ni ibihe bimenyetso byakugaragariza ko ukwiriye kwihutira kwisuzumisha kanseri y'inkondo y'umura? Ibimenyetso rero by'ingenzi cyane kandi byihutirwa, wowe mukobwa, wowe mugore, wabona ukihutira kwivuza no kujya kwa muganga. Icya mbere, kuba uva nyuma yo gukora imibonano mpuzabitsina n'umugabo uwo ari we wese. Wamara gukora imibonano mpuzabitsina ukabona utangira kubona amaraso mu gitsina, uravuye, birumvikana icyo ni ikimenyetso cya mbere. Ikimenyetso cya kabiri, kuba uva hagati mu mihango, tuvuge niba wenda imihango yawe yarangiye ariko ukaba utegereje indi mu kundi kwezi, hanyuma mo hagati nka nyuma y'iminsi 10 ukabona urongeye uravuye, icyo nacyo ni ikimenyetso cy'uko ushobora kwisuzumisha kanseri y'inkondo y'umura. Ikindi, kuribwa mu matako cyane.
kuribwa mu matako cyane nabyo ushobora kwisuzumisha kanseri y'inkondo y'umura. Ikindi, igihe nanone ushobora kuba ujya mu mihango ugasanga amaraso uva nasanzwe, hanyuma ukazabona noneho usigaye ujyamo ukava cyane bikabije birenze uko bisanzwe, nabwo byagutera kwibaza impamvu no kwivuza, hanyuma mu isuzuma ukorerwa ukisuzumisha na kanseri y'inkondo y'umura. Bakunzi ba televiziyo Isoko y'Ubuzima, nta muntu, umugore cyangwa umukobwa twifuza ko yarwara iyi ndwara, yarwara iyi kanseri, kandi tuzi neza ko tukubwiye aya makuru ku gihe nawe ukayakurikirana ku gihe wagira ubuzima. Hanyuma rero tumaze kubona uko yandura, tumaze kubona uko kwirakwira, tumaze kubona ikiyitera, tumaze kubona n'abantu bari mu byago byo kuyirwara, ndetse n'ibimenyetso wagira ukamenya ko ushobora kuba uyirwaye ugakeka ko urwaye, hanyuma ukajya kwisuzumisha. Tugiye kureba rero noneho ukuntu wayirinda cyangwa se ukuntu wakwivuza kare. Yego, hanyuma rero icyambere nababwiye ko yandura bitewe no gukwirakwizwa kw'ako gakoko gatera kanseri y'inkondo y'umura bita human papilloma virus. Hanyuma kandi tubona ko gakwirakwira biciye mu mibonano mpuzabitsina idakingiye. Niyo mpamvu ku ikubitiro Isoko y'Ubuzima TV yaje igaheraho ibigisha uko bambara agakingirizo. Banza umenye uko ukoresha agakingirizo, menya ko imibonano mpuzabitsina idakingiye ishobora kugutera ibyago ikagushyira mu bibazo. Ibyo bintu uhere kugire gute ubyirinde hakiri kare. Rwose ntabwo twifuza yuko wagira ikibazo ukakihererana kandi duhari, kandi turi mu kazi, aricyo kintu twahamagariwe gukora, kubafasha kwirinda ndetse no kubavura kare. Rero ikindi wakora ikindi kintu wakora mu kwivuza kare ndetse no kwisuzumisha kanseri y'inkondo y'umura mu gihe hakiri kare, cyane cyane ku mukobwa wese cyangwa se umugore wese uri hejuru y'imyaka 30 cyangwa se 35, akwiriye kujya agira igihe ajya kwisuzumisha kanseri y'inkondo y'umura, kugira ngo byibura twa dukoko dutera kanseri y'inkondo y'umura nitugaragara ko tukuriho, batukuvure, batugukize hakiri kare, twa dukoko dupfe, hanyuma utazigera urwara kanseri y'inkondo y'umura. Ni byiza rero ko wirinda kare kandi ukivuza kare. Ni ukuri rwose turifuza yuko nta muntu n'umwe wagira ikibazo nk'icyo ngicyo kandi yaramenye amakuru kuri televiziyo Isoko y'Ubuzima. Mudutize umwanya, mudutize amatwi, mutwumve cyane, mukore subscribe, mukore like, mukore share, musangize bagenzi banyu kugira ngo dufatikanye gukiza isi. Twikize kandi dukiza na bagenzi bacu. Turabakunda cyane rero abakunzi bose b'Isoko y'Ubuzima TV, turabakunda cyane, ntabwo tuzigira tubatenguha kandi tuzaba duhari ku bwanyu. Ikiganiro mushaka kijyanye n'ubuzima mukakitubwira, tukakibakorera, tukakibabwira aho bishoboka. Kandi nanone ahari amatsinda y'abantu bishyize hamwe bakaba bakeneye ibiganiro by'ubuzima, badutumira nabwo bakaduhamagara. Nimero zacu ziriho hasi kuri YouTube, tuba twazishyizeho, kandi ndetse dufite na groupe WhatsApp. Izo nimero wazifata ukazireba, hanyuma ukagira gute ugahamagara tukagufasha, cyangwa se ukatwandikira ku rukuta rwacu rwa WhatsApp tukagufasha. Yego, kanseri y'inkondo y'umura rero twizere yuko nta muntu ugiye nta makuru afiteho. Twizere yuko buri umwe wese agize amakuru amenyaho, amenye n'ububi bwayo, kandi amenye n'icyo akwiye gukora, amenye n'abantu bari mu byago byo kugira ngo bayirware. Buri umwe wese rero nahe, icyo dushaka nuko ubuzima bwacu bwose buhora ari buzima.